Ndabasuhuje mugira amahoro y'Imana. Nk'ibisanzwe ni Japhet. Uyu munsi ndashaka ngo tuganire gato ku ijambo nabashije kwakira, ariko ni ijambo numvise ko ari ijambo rikomeye. Ndagira ngo rondi basangize yaba mwebwe n'abandi bose mushobora kuryoherereza. Ndabizi ni ugufashanya muri uru rugendo. Wakwibaza ngo iryo jambo nshaka tuvuganaho ni irihe? Ni ijambo narambuye ubuhanuzi butavangiye, ndigwaho ndisomye numva ni ijambo rikomeye. Ndavuga ati ntabwo naryihererana njyenyine, reka ndisangize na bene data dukunda kubana kuri ya YouTube mukunda kugendaho. Hariho indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, ni Japhet na Chantal channel. Uwo tarakora subscribe wagenda ukayiko kugira ngo tujye duhora tubana mu gihe twashyizeho igihangano cy'umwuka. Uyu munsi rero ndagira ngo tuvugane gatoya cyangwa se tuganire ku iri jambo. Uritekerezeho, nanjye nditekerezeho, na mugenzi wacu aritekerezeho. Iryo jambo ni iri. Iryo jambo ni ijambo rivuga ngo umwijima. Ijambo umwijima. Twese tuzi umwijima. Mbese hari umuntu wakwifuza kuba mu mwijima? Ndatekereza ko nta n'umwe wishimira umwijima, wakwifuza kuba mu mwijima. Ariko noneho mbese wakwibaza ngo birashoboka ko ahubwo aho kuba mu mwijima umuntu ashobora kuba umwijima? Umuntu aho kuba mu mwijima bigahindukira akaba we umwijima, wubwo akaba umwijima. Ni ibintu bishoboka cyane. Reka twihute mu byanditswe byera. Ntabwo tuza gutinda cyane mu bintu by'amadini kugira ngo wenda hatazazamo ibintu by'impaka cyangwa iki, ariko kubemera Kristo nk'umukiza n'umwami, muze dufatikanye twumvire ijambo neza. Reka tujye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Igice ni icya mbere, duhere ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 5. Ni 50 gusa tugiye gusoma, ubundi tuganire kwa aya magambo. Wumva ukuntu umuntu aho kugira ngo abe mu mwijima wubwe aba umwijima. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Umutwe w'amagambo uravuga ati Yesu Kristo ari we jambo ry'Imana ahinduka umuntu. Yesu Kristo ari we jambo ry'Imana ahinduka umuntu. Mbere na mbere hariho jambo. Jambo yahoranye n'Imana kandi jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere, ibintu byose niwe wabiremye, ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Umurongo wa 4, muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Uwo mucyo uvira mu mwijima, ariko umwijima ntiwawumenya. Mbese murahumvise? Ndashaka ngo twibande cyane kuri uyu murongo wa 4. Wumva ukuntu umuntu bishoboka neza ko adashobora kuba mu mwijima, ahubwo we akaba umwijima. Kandi umwijima ni ikintu giteye ubwoba, ni ikintu gikanganye. Umuntu amaze kuba umwijima nta bandi bantu bamwegera, abantu bamuhunga, mbega bamujya kure. Nta wakwishimira kwegera umwijima. So rero uyu murongo uravuga ngo muri we harimo ubugingo, ngo kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Urumva? Ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Muri we, muri nde? Muri Yesu Kristo, cyangwa se muri jambo, wa wundi
wahoranye n'Imana, ngo muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Muri kubyumva? Ngo uwo mucyo uvira mu mwijima. Dukoze icyo bita dukore akantu kameze nka triangle. Hano hari ijambo, kandi iyo jambo niwe Mana, ibyaremwe byose nta kitaremwe nawe. Turi hano kuri top, sibyo? Ngo iyo jambo ngo harimo ubugingo. Hano dushyiremo ubugingo kwino kote. Ngo hano muri jambo harimo ubugingo, ngo kandi ubwo bugingo wari umucyo w'abantu. Hano dushyire abantu. Noneho hano hakavuga kuri uyu murongo wa 4, hakavuga ngo muri we harimo ubugingo, ariho hano, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Ubugingo tujyana agafresh hano ku bantu, ngo wari umucyo w'abantu, ngo uwo mucyo uvira mu mwijima. Nuvuga ngo uyu mucyo iyo urashye uba uviriye hano mu mwijima. Uyu mwijima egari abantu, abantu egari umwijima. Wakwibaza ngo mbese ni gute naba ndi umwijima? Ni gute waba uri umwijima? Ni gute uriya yaba ari umwijima? Aha ni ikintu cyumvikana cyane nk'uko dukoze akantu k'agatiriyengo ukuntu. Hano hari ijambo yahoranye n'Imana, mu byaremwe byose nta kitararemwe nawe. Kandi muri uyu jambo harimo ubugingo. Muri ubu bugingo harimo umucyo. Kandi ngo uyu mucyo uvira umwijima. Mbese wakwibaza ngo ni gute umuntu yaba umwijima? Igisubizo kirahari.